turagushimiye Mana ni wowe ugira ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Wishimiye ko tugumaho, hari byinshi ushaka ko dukora. Aramurinze kandi hari ibyo ari gukora, aba ari gufasha. Mama Imana ushimwe, haleluya. Tugushimiye uyu mwaka mwiza uduhaye gutangira Mana. Wise mwiza ko ibyo waremye byose ni byiza. Mama Imana turagushimiye rero ko uzabana natwe ukatugaburira ibyo kurya by'ubugingo kandi n'umubiri wacu ukawitaho Mana. Aya masaha rero reka dusengere umukozi wawe ugiye kuvuga ibyanditswe ibyawe bitajya byoroha kubivuga hatabayeho gufashwa n'imbaraga z'umwuka wera. Turamusengeye rero kugira ngo umugirire neza, abe kanari unyuremo kugira ngo twumve Mana. Ijambo ryawe riraza rikatwigisha, rikaduhana, rikadukosora, rikadushyira ku murongo. Rero umufashe Mwami Imana yacu kugira ngo nyine ibyo wateguye bigire umumaro mu buzima bwacu. Tugiye kumva n'amatwi yacu, ariko tujya tunezezwa cyane no kumvira, kandi nawe nibyo bikunezeza iyo habayeho kumvira ijambo ryawe. Urakoze cyane ko umugirira neza ukamushoboza. Mwami, muri aya materaniro turashaka ko gusa iby'ijuru ryateguye ari byo bibaho. Migambi y'abadayimoni burizwemo mu izina rya Yesu. Kurangaza kose kwa Satani kuveho mu izina rya Yesu. Tugirire umugisha imbere yawe. Ubwo ugenderere n'abandi bose bari imbere yawe bateranye bavuga izina ryawe, bahamya izina ryawe. Cyubahiro kibi cyawe turagushimiye, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Itano rya mbere ritangira umwaka riba rishimishije cyane, kandi riba ari iteraniro rikomeye cyane cyane ko riba riri muri cya gihe ubasha kuba wafata ingamba nshyashya zizaguherekeza umwaka tuba twinjiyemo. Imana ishimwe rero ko tubashije kuboneka muri iteraniro rya mbere ry'umwaka, kandi Imana ishimwe yuko no muri kano kanya tubashije kuba twagira umugisha wo kuba twasangira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndabasubije mwese rero, nibyo ku cyumweru cy'intango twabashe kuboneka. Hari umuturanyi dufite wari wagize ubukwe bwagiye bwimuka kubera ibibazo bya covid, hanyuma ariko noneho baza kujya gutya, baza kumwemera banamutunguye, nuko noneho birangoye yuko nyine tubwitabira, ntabwo twabashije kuboneka. Hanyuma rero ubundi twagize ibihe byiza byo kurangiza umwaka, cyane cyane yuko mu kurangiza umwaka ku itariki ya 31 z'ukwa 12 tuba dufite ishinga ry'urugo rwacu, kuko niwo munsi Uwiteka ku mugaragaro yatangije urugo rwacu. Niwo munsi njye na Mado twakoze ubukwe. Urumva ni umunsi mukuru rwose tuba twibuka. Hanyuma iki nanone ni uko mu kwezi kwa 12 nk'uko twagiye tubisangira na bamwe, nuko ari ukwezi kurimo cyane amashimwe menshi, imirimo y'Imana nyinshi. Si uko ari ukwezi Imana ikoramo gusa, burya n'igihe n'ibyo ubonye ukoreye mu kwa 12 iba yarabanje kubitegura muri biro yayo, mu yandi mezi yaragize igihe cyo kubitegura. Hama noneho rero mu kwa 12 cyangwa ku itariki runaka cyangwa mu gihe runaka atari mu kwa 12 gusa ukabibona. Ariko burya usibye no kubitegura, n'igihe nabitegura hakaboneka n'ingabo za Satani zigashaka kwitambika kugira ngo ishake kubirwanya. Ubwo nabyo bikaba
bikaba byatuma haboneka impamvu zo gutuma hari ukuntu Imana yongera ikagira ikabifata yongera ikabifasha muzi urugero rwa Daniyeli asenga, Imana yarasubije, ariko igisubizo ntabwo aribwo Daniyeli yahise abona igisubizo cye, ahubwo marayika wamuzaniye igisubizo yamusobanuriye uko byagenze n'impamvu byatinzeho, yuko ubwo marayika Gaburiyeli yamanutse kuzana igisubizo ngo Satani ngo yaritambitse mu kirere, ariko ngo mu ijuru bahita bohereza undi marayika ukomeye cyane Mikayeli kugira ngo aze gutunganya inzira no kuvana ababisha mu nzira. Ubwo rero yashatse gusobanura uburyo hari igihe tubibona, ariko tukabibona n'Imana yarwanya yagize ibihe byo kubitegura bikatugeraho mu by'ukuri bya bindi mu cyongereza bita behind the curtains, handi bateguriye inyuma hari intambara nyinshi yabaye kubitegura kutugezaho. Yesu ashimwe cyane, amen amen. Ubwo rero kano kanya tugiye kubana muri iterano rya mbere ry'umwaka, ndetse nanjye muri iki gice cya mbere mfite cyo gutangira umwaka, nagira ngo tuganire ku ijambo rimeze gutya. Mbere yo kurya reka mbanze mbatera amatsiko gatoya. Ndimo ndaganira ijambo rivuga ngo ubwo byose byumvishijwe ni iki gisigaye, ubwo byose birimo kugenda bitangwa hirya no hino byuzuye ni iki gisigaye, ubwo iby'Imana bihari pe kandi ku bwinshi, ni iki gisigaye, ni iki cyo gukorwa. Ijambo ry'Imana ubu ngubu hamwe n'ibibazo bya Covid twabonye ko tekinoloji yo kuri tugezaho yariyongereye cyane, za YouTube, za Facebook, muri make social media, ahandi umuntu afite agatelefone ke ubasha kwakiramo ijambo ry'Imana buri kanya, kuko rijyaho ku bwinshi, twese turishyiraho. N'ubu ngubu turimo turarishyiraho, riri hano kuri Zoom, ariko riri no kuri Facebook live, kandi n'abantu bazakomeza kurireba, ndetse bishoboke ko rizaragera no kuri YouTube. Si iri ngiri gusa, kandi n'andi magambo y'Imana arenze amamiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni arahari. None ubwo bihari byose rwose kabisa ku bwinshi, ubundi ni iki cyo gukora? Ni iki cyo gukora? Nicyo jambo ndimo ganira muri gutangira uyu mwaka, ndimo ganira n'abantu b'Imana tuvuga tuti ni iki cyo gukora noneho, ni iki cyo gukora k'amajambo y'Imana twayumvishe kandi n'ubu tukiyumva, n'ubu turimo kuryumva. Ni iki cyo gukora? Ni icyo gukora. Prenga wanyiriza urumuri. Ni iki cyo gukora? Ahantu hose uri, waba wicaye n'iwawe, urabasha kubona neza, ukabona ijambo ry'Imana rikakugeraho. Ni icyo gukora. Umukozi w'Imana aba murazi yuko Yesu Kristo amaze gutaha mu ijuru, habonetse n'iby'imbaraga z'umwuka wera, habonetse n'ububyutse, habaye ikintu cyo gutoteza abantu b'Imana, itorero ry'Imana. Hama noneho
itorero ry'Imana, abantu b'Imana barahunga bagenda bajya mu bihugu bitandukanye hirya no hino batatana. Ariko Uwiteka yakoresheje ubwo buryo bw'inzira yo gukora network yo kugira ngo ubutumwa bwiza bugende hirya no hino, kubera ko babandi bagiye bahunga gutotezwa, ariko bajyanye imbuto y'Imana bagendanye nayo, maze aho bageze hose ababarebye ababumvishe bakavuga abandi babandi. Yesu ashimwe cyane. Baragenda bagera hirya no hino, hanyuma noneho abageze mu Antiyokiya, ubwo nyine ahandi hose bagendaga abayuda babwiriza abayuda bene wabo, aho batataniye iyo ngiyo mu Bugiriki naho hose bagendaga babwiriza bene wabo abayuda. Bageze mu Antiyokiya, abo mu Antiyokiya rwose babereka ko nabo bifuza kumva ibyo bintu. Nuko noneho abahungiye mu Antiyokiya bagira kwaguka no gutangira kubwiriza ubutumwa bwiza n'abandi bo mu Antiyokiya batari abayuda. Nuko noneho ijambo ry'Imana rigira imbaraga cyane no mu banyamahanga, nabo barakizwa. Babayuda bagenda ku butumwa bwiza, bagiye kubona kwa kundi bizeraga habonetse ubundi bwoko nabwo bwizera wa mwami. Za mbaraga wa mwami yabahaga habonetse ubundi bwoko nabwo bubona za mbaraga, za mpano, za mbuto umwuka wera atanga, babona habonetse ubundi bwoko nabwo bwakira bya bindi na bya bitangaza. Inkuru iragenda igiye i Yerusalemu kwa ba Petero ku ntumwa nyine. Nuko inkuru igeze i Yerusalemu, bashima yuko bohereza abajya kubarebera ibyo ari byo. Haleluya. Bashima ko bohereza bajya kubarebera ibyo ari byo. Nuko noneho mu gutoranya uza kujyayo, bashima ko umwe muri bo, kandi naje gutanga, ntabwo banafashe abantu bakomeye cyane ibyamamare nka ba Petero cyangwa ba Yohana cyangwa ba Yakobo. Bafashe umuntu umwe muri bo, ariko uwo nguwo hari karite yari afite zikomeye ngiye kugira ngo tuganireho. Dusome mu bice umunani by'Abaroma, icumi by'Abaroma guhera ku murongo wa 37. Ahangaha naho tubanza gusoma ibyerekeye urukundo rw'Imana, ngo ndaza kugera ninjiramo gahoro, ntabwo ko batera amatsiko, ndakugera ninjiramo gahoro gahoro, ariko nagira ngo mbisasire mere ku mbaraga uwo muhate wabajyanaga bagakomeza kuvuga ijambo ry'Imana. Uwo muhate waherekeje uriya mukozi w'Imana ngiye kubabwira, ukamujyana n'iki muri we yari afite yirundiyemo cyamuteraga uwo muhate gutyo. Reka dore 37-39 haravuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Haleluya. Menye yuko muri ibyo byose, byaba akarengane, byaba gutotezwa bituma
yacu yabasha kudukura mu rukundo rw'Imana. Niyo mpamvu bavuga bati aho tuzajya hose twaba twatabatanijwe tuzakomeza kuvuga Imana yacu, no mu banyamahanga tuzakomeza kuvuga Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 11 duhere ku murongo wa 19. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 11 duhere ku murongo wa 19. Haranditse ngo nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano bagera i Foyinike n'i Kupuro no mu Antiyokiya, ari nta wundi babwira ijambo keretse Abayuda bonyine. Ariko bamwe bo muri bo b'i Kupuro n'ab'i Kurene bageze muri Antiyokiya bavugana n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu. Ukuboko k'Umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira Umwami. 22. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba wundi nababwiraga muri Antiyokiya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati Yesu ashimwe cyane. Yagezeyo abona bafite ibintu, abona barigishijwe, abona barahindutse. Haleluya. Aranezerwa, ashima Imana, abona bafite ubuntu bw'Imana. Hari n'uwagira ijambo tugiye gusoma rikomeza ngo, arababwira ati mugume mu Mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Ubwo mwakiriye Yesu, ubwo mwabonye ubutumwa bwiza, ubwo mugenda mubona byinshi bibabwira ubutumwa bwiza rwose byiza cyane, noneho icyo musigaje mugumemo. Icyo musigaje mwarumvishe, mwabonye imirimo y'Imana, mwayitegereje, mwabonye gukora kw'Imana, mufite ibitangaza byinshi mwabasha kuvuga, mufite ubuhamya bwinshi. Olivier yatubwiye ubwo buhamya bw'uburyo Imana yamurinze mu mpanuka imyaka 15 ishize ikomeye, Imana iruka ikomeye cyane. Violette mushiki wacu nawe yatubwiye igitangaza Imana yamukoreye, abyara umukobwa mwiza. Natwe dufite ubuhamya, nawe ufite ubuhamya, nawe ufite ubuhamya. Ibintu byinshi byabasha kuvuga Imana turabifite. Ariko bari n'abadusohoyeho ageze ku bantu b'Imana, aravuga ngo ni iki musigaje? Icyo nambara musigaje mwakora bantu b'Imana mwijiye muri uyu mwaka wa 2021, mwarumvishe icyo mbona musigaje mwakora, mugume mu Mwami Yesu kandi mumaramaze. Yesu ashimwe cyane. Mugumemo, mwinjiremo kandi mumaramaze. Mumaramaze gushaka ibyo Umwami ashima, mumaramaze gukora ibyo Umwami akunda, mumaramaze gushakisha imbuto z'abakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma kandi rero ikindi cyakurikiyeho, Barinaba yashimye kugumana nabo. Kugumana nabo ntabwo nta kintu gishyashya ari kubigisha yavugaga ngo ashaka kubigisha, ahubwo kugumana nabo yagiraga ngo abereke uburyo umuntu w'Imana abaho, kuko ibyanditswe barabyumvishe, imirimo barayibonye, ndetse nabo ubwabo bifitiye ibitangaza byinshi babitse, bavuga, basharinga, basangira. Ariko igisigaye ni ukubasha kwiga uburyo umuntu w'Imana abaho muri every circumstances, buri circumstance, buri situation. Niyo mpamvu Barinaba yashimye kugumana nabo. Byagenze gute rero?
33:24. Kuko Barinaba, mukurikire mwumve neza, yari umunyangeso nziza, yari umunyembuto nziza, urya ukanezerwa, urya ukagubwa neza, yari afite impumuro nziza, impumeko nziza y'abantu b'Imana, yari afite ubwiza bw'abantu b'Imana, imico. Haleluya. Noneho ni nayo mpamvu nababwiye ngo hakurya Yerusalemu bajya kohereza, bamaze kumva amakuru y'uko ibyanditswe byera byageze hariya, abantu bamaze kumva Imana, bamaze kumva amakuru y'uko abantu bamaze kumva kugira ubuhamya bwinshi bwo guhamya ibyo Imana yabakoreye, bashimye kuboherereza umuntu uzabasha kubereka uburyo umuntu w'Imana abaho. Ngiki cyo dukeneye, uburyo umuntu w'Imana agenda, maze babohereza Barinaba ufite imbuto z'abantu b'Imana. Zaburi ikiganza mushimira Imana. Ababohereza Barinaba ufite imbuto abantu b'Imana bazarya bakumva baguwe neza. Babohereza Barinaba abapagana batarakizwa bazabona, bareba imbuto ze bakumva baguwe neza, kuko ijambo ry'Imana bararyumvishe, ariko basigaje kwiga uburyo bwo kubaho mu buzima bwubaha Imana. Burya ibyanditswe byera turabifite, murabifite, barabifite. Yego ntabwo bizabuza gukomeza kubivuga, ariko byarumvishwe, biri kumva pe ku bwinshi cyane. hari n'amatesite ajyabaho yo gupima abantu za adresse biblique, guhera ku bana batoya bamemorije bashyize mu mutwe, kandi bakabitsinda pe, bakabitsinda, bakabitutibuza, kandi bakabitsinda, bakabitsinda rwose, kubera ko ibyanditswe byera kubifata bisaba iki? Ntabwo bisaba umutima, bisaba umutwe. Kuboroka bisaba umutwe, bisaba umutwe nyine, mind brain ubishyiramo, hasigaye ukabibi, ariko kubibika bisaba iki? Bisaba umutima. Kubibika bisaba umutima, wa wundi twahereyeho hariya mu Baroma 8, handi wabona cyadutandukanya n'urukundo ntacyo, bisaba umutima uzirikana ko ngo ntacyanandukanya ibi byanditswe byera nakiriye, ntacyanandukanya nabyo. Ibi byanditswe byera mfashe, ntacyabimvanaho, bisaba umutima, ubwonko bukabyakira, bukabimemoriza, ukaba wanabirebobina. Nkaba naza hano kuri microphone cyangwa kuri no platform nkabitondagura, ariko ibyanditswe byera bigira imbaraga, bigira imbaraga ndani mu mutima. Haleluya. Hamaraho niba bimaze kugira imbaraga ndani mu mutima, wa wundi bizagira umumaro, bizagira umumaro abandi gute? Niba njye bifite imbaraga muri njyewe, bizagira umumaro abandi gute? Yego nzabibasangiza, ariko cyane cyane ikintu bakeneye ni imbuto nziza za Barinaba. Kubera iki? Mwumve umurimo zino mbuto zakoze. Naratangaye cyane ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye umwuka wera no kwizera, ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Umuntu yuzuye umwuka w'Imana, yuzuye
yuzuye bamureba bakumva bakunze umwami Yesu, bakumva bakunze Yesu, bakavuga ati uyu mwana uyu musore ibi bintu yafashe nanjye ndabishaka kuko araryoshye, afite impumeko nziza, iyo avuze avuga ni neza. Haleluya! ngo bongererwe umwami Yesu. Haleluya! kandi rero ziriya ngeso ze ntabwo zari zicaye ku mico y'akarere cyangwa y'umuryango, kuko nayo ibaho. Ibihugu turimo bifite imico yabyo, twagiye dusanga bitandukanye n'imico y'iwacu, wenda muri Afurika cyangwa mu Rwanda iwacu. Ibihugu bifite imico yabyo. Iyi mico reka mbahe akantu kamwe nasanze nandikanga. Njya inama muri Amerika, nahoraga n'umuntu nkabona aramwenyuye, nkabona agize surire, arasetse, aramwenyuye. Muri make ukabona aramwenyuye byo kumva kugira akwerekeka kwishimiye. Yes. Cyangwa urabona abantu hafi ya bose nza kubaza ndetse bite, barambwira ngo ni umuco wa hano umeze gutyo, yuko bahura n'abantu akabasabwa kumwenyura. Muri make umuco wabimusaba, nawe yaba atabishaka umuco wabimusaba. kandi iyo witegereje hari aho ugera ukabona uhuye n'umuntu ko karashaka kubariza wa muco, ariko wareba kumwenyura kwe ukabona ni surire force, ukabona ari kubikora kubakana n'umuco, ariko ajya kubikokona. Sinzi ntabwo ujya mubibona no muri Canada nabisanzeyo, ariko hano muri Amerika birahari cyane. Iburayi ntabwo nabaye, nawe nibaza ko wasanga ariko icyo kuvuga ni ibintu byiza bibaho, ariko bikorwa n'umuco. None akaba n'umuntu abikoreshwa n'umuco, kubera akazi kari kaca, azi ko guciyeho yabisanze no mu bandi, yuko agomba kumwenyura, maze wajya kubona ukuntu umuntu aramwenyura ngo zinga muri kuneba n'umuntu. Nuko harimo yego arabikora ari force kubera ko ari umuco. Ubwo rero icyo nahishatse kuvugaho ni uko izi ngeso zabari n'abazo Bibiliya zitubwira yuko ntabwo zari ingeso z'umuyuda akora kwa kari umuyuda, zari ingeso akora kwa ko yuzuye umwuka wera. zari ingeso afite ngo kuko ngo yari umunyangeso ariko wuzuye umwuka wera. Umwuka wera wamupushingaga kubihevinga, kwitwara gutyo. Haleluya! wuzuye umwuka wera. Noneho rero kubera ko byari ibintu bimeze gutyo biri mu mavuta y'umwuka wera, ngo bituma ubwo buryo bwo kwigisha kwerekana ingeso z'umuntu w'Imana, ngo bituma mu Antiyokiya bongererwa umwami Yesu. Ngicyo dukeneye, ngicyo icyo dukeneye. Abantu bakeneye kongererwa umwami Yesu mu buryo bwo kubereka imbuto zacu, mu buryo bwo kubaryohera tubereka imbuto zacu za gikristo ziri mu mwuka wera, ziri mu mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma barega banyereza gutaha, ariko bamwanye nabigiye kuko ngo bukeye yavuyeho ngo agita Taruso gushaka Sawuli. Izi nkuru ziraryoha cyane. Yavuye mu Antiyokiya arakomeza ajya gushaka Sawuli. Amubonye ngo naramufata ngo ino tugende, amusiza mu Antiyokiya.
ngamujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakirisito. Iri jambo, iri zina dufite, dore umurwa ryavuyemo, ntabwo ari Yerusalemu. Dore umurwa byavuyemo, byavuye muri uriya murwa wa Antiyokiya. Uriya mujyi wa Antiyokiya niho byavuye, kandi byatewe n'iki? Ni abakozi b'Imana bagiyeyo bakajya kwera imbuto za gikristo, maze noneho hejuru y'ibyanditswe wakwitegereza abantu ukuntu bitwara, kabaho aba ni abakristo, aba ni abakristo. Abakristo ntabwo ari ukuvuga ko bazi ibyanditswe byera byinshi, ni byiza, ahubwo abakristo bazi icyo cyanditswe, ariko bakera imbuto zacyo, bakera imbuto zacyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Gertrude zamura ikiganza niba uri kunyumva. Yego Pastor Jerome, ndagusuhuje. Amen. Nukuri, nukuri. Uhera muri abo rwa Antiyokiya abacu baravutse batangira kwitwa abakirisito, batangira kwitwa abakirisito. Ubwo nigishwaga mbwirizwa mbyazwa ubutumwa bwiza muri 1992. Sorry, abasore bambwirije ubutumwa bwiza. Ikintu cyatumye banshobora Imana yakoresheje ni uburyo nabonaga buzuye ubuntu bw'Imana n'imbuto z'abantu b'Imana. Mbona bararyoshye, bari abasore bo muri university, icyo niga muri secondaire ngewe, bari abasore biga muri university, ariko harabarebaga, yewe we, abasore beza bakijijwe, buzura umwuka, bavuye mu by'isi, biga muri university. Babara ibyo bintu, ibyanditswe byari yego, ariko ibyo bintu byo kuba umuntu w'Imana ufite urugero rwiza mu kuvuga, ukabona ko afite imvugo iryoshye nziza y'abantu b'Imana, kandi akiri umusore. Narabarebaga Filemoni, uwitwa Filemoni, uwitwa Garasiyani, n'abandi, ariko cyane cyane kamenya nka Filemoni, kari agasore keza ariko gakijijwe, agasore keza ko muri university karimo kurangiza baccalaureat yo muri comptabilité, gakijijwe. Kimwe na kabiri baccalaureat muri comptabilité, wakwiye kuba uri umuntu nyine ugenda ukanga, ariko Filemoni yari yoroshe. Garasiyani yarimo kwenye muri doctora medicine muri 1992, wakwiye kuba urimo gukanga, ariko Garasiyani yari yoroshe. Ibyo bintu birandyohera we, biryohera, ndavuga nanga ntago mpava, ntago mpava kuvugwa. Kandi turi mu materaniro, badufite amateraniro buri munsi, abo bose tuba turi kumwe, abakiri Garasiyani arahari, turi kumwe muri komisiyo. Garasiyani tiyatuvugana, ntago derutse, ariko tiyatuvugana. Filemoni we yaratashye. Filemoni yatashye muri jenoside. Filemoni yatashye bawishe we n'umufiance we bari kumwe, Foibe, babishe mu cyobo, bari buzura
umuhungu n'umukobwa babica bibereye mu mwuka w'Imana. Ubukwe Imana yababwiye bwari ubwo, twese twari tuzi ko Imana yababwiye ko bafite ubukwe bukomeye. Twaba tugira ngo mu bukwe bw'ibimodoka byinshi n'abantu benshi, twese twambaye tukagira ngo mu bukwe bwagize ibikomerezwa byinshi, ariko ubukwe bwabo bwatashywe n'abamarayika. Filemoni na Foyibi bajya mu ndimi buzura umwuka. Abantu b'Imana baraduhamirije, bari bari aho ngaho baraduhamiriza. Yesu ashime cyane. Izo ni imbuto izo aho ngaho ntabwo ari ibyanditswe usakuza. Aho ngaho ni imbuto ukeneye gusohora muri situwasiyo zitandukanye, imbuto zireshya, imbuto zigisha. Niyo mpamvu Pawulo basubirayo mu Antiyokiya kugira ngo bakomeze berere abantu b'Imana imbuto. Bamanye nabo umwaka, nakwifuriza ngo uyu mwaka tugiye kwinjiranamo tumane, twahurira hano, twahurira hano, twahurira hose, cyangwa se n'aho waba uri, tumare twera imbuto. Haleluya! Imbuto z'umwuka w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imbuto z'umwuka w'Imana ku buryo utambuka bakabangura n'umuntu w'Imana, wavuga bakabangura n'umuntu w'Imana, wagenda bakabangura n'umuntu w'Imana, wareactinga bakabangura n'umuntu w'Imana. Ntabwo ari ibintu byo kwatarakitinga nko kuri Facebook ndayikoresha cyane, ushyiraho amatitire akakaye kugira ngo yatarakitinge. Buriya umenye ko ari abantu baza bagushaka bashaka kumva ibyo uvuga, hirya yabyo hari ikintu bashaka kumenya ngo mbese ubundi ubayeho ute mu buzima busanzwe. Uri umukirisitu mu rugo, mu kazi, ubundi uriya muntu urimo guhitinga cyane, urimo guhitinga kuri za YouTube, urimo guhitinga kuri za Facebook, urimo guhitinga n'amatitire akanze. Nabaza mbwira bene data nimugoroba ni hari amatitire ndeba ngahita nigana sinigera nafungura kuko mpita numvamo ibintu by'ibikabyo, ntabwo ibi bikabyo ubwanjye ntabwo ari n'umwuka wera. Hari amatitire nayirwa n'amafunguro. Kimwe nuko natwe n'ibyo ukora ugomba kwitonda ibyo ukora. Ese ariko umenye ko abantu bagukurikiye bakumva bakeneye kumenya ngo mbese kanaka we n'umugore we babanye amahoro, cyangwa ni ugukanga gusa kuri microphone yagera mu rugo akabica. Ni ugukanga gusa gutya. Iki kenewe rero abantu b'Imana, narinze kubatindira cyane. Igikenewe cyane ni abakozi b'Imana nka Barinaba bafite ingeso nziza zuzuye umwuka w'Imana, hanyuma za mbuto zabo nizo abantu bakeneye kurya. Haleluya! Za mbuto kwa kundi witwara nibyo abantu bakeneye kurya, nibyo abantu bakeneye ko bibatunga. Icyo niyo ntambwe. Naho ubundi ibyanditswe byera ku ma YouTube biruzuye, ku ma Facebook biruzuye, mu macace biruzuye. N'ubu turagiye kurangiza amateraniro twebwe tujye mu icace yacu mu iteraniro. Ni ukuvuga ngo hose biravugwa hirya no hino, YouTube, Zoom, Facebook, mu macace yacu hirya no hino biravugwa. Ariko muri ibyo igikenewe ni iki? Ni imbuto bene data, imbuto bene data. Yesu abamugisha ari gusoma byinshi, ariko amasaha ari kugenda cyane ko naka dukeneye kugira ngo twitegure mu kanya tugiye kujya muri cace yacu mu iteraniro. Ariko Yesu abamugisha ndetse n'umuyobozi wa gahunda
ntumye akama uno mwanya Yesu amuhe umugisha umuyobozi w'ino ministeri Violette namwe mwumvishe Yesu aho umugisha ndetse nawe uzabyumva nyuma kuko bijya kuri Facebook bakabisharinga no ku nandi hashobotse na za YouTube ushobora kuzabisangaho. Yesu aguha umugisha n'igihe cyose uzabyumvira Yesu aguha umugisha. Ariko the message is ni iki gikenewe none k'ibyanditswe byera n'ibindi byose tubifite hirya no hino. Ni iki gikenewe none? Hakenewe imbuto z'umwuka wera kandi twazigira tukazisangiza none tukazisangiza abantu. Uzi kuvuga neza byigisha abantu. Nubonye umuntu avuze nawe atavuze neza shaka mukosore mubwira uti ntago gukira ko bavuga abantu b'Imana mukosore yego ariko n'umukosora nyine mukosoreshe nyine mu mbuto mukose mu mbuto nyine umukosoresha imbuto nawe nujya kumukosora n'umukosora uteze indi conflict ariko rero mu gukosora umuntu ngo rakaye ngavuze nabi nawe ukagenda utwika undi muri niba ugiye kumukosora nyine koresha nk'uko Imana nyine umukosore neza umufashe neza dufashikane. Haleluya. Numva ko hari akabaza abantu mwene se atarimo kwitwara neza mu rugo mwegere Imana yamushyize mu network yawe kugira ngo umugire umumaro. Imana yaguhaye aba friends unaga kugira ngo bagire umumaro. Iyo Facebook page ufite igomba kugira umumaro wo gufasha abantu b'Imana kubereka imbuto z'abantu Imana bitwara mu rugo yawe nyangira amatsiko y'abantu bagira nka za page za Facebook ariko akaba atakwerekana umugore we. Okay, bibaho privacy, I don't know, some things like that exist, yes. Ariko hari igihe usanga sometimes it's because of cyangwa se umugore akaba agira page ya Facebook ariko akaba atashyiraho ifoto y'umugabo. For the same things for the privacy, yes. Ariko niba ari kubera ikibazo kigomba gukemuka mu izina rya Yesu. Kigomba gukemuka kandi nawe ukazi iki kibazo kizi niba ari ukuntu wafasha abantu b'Imana wafasha abantu bafite ikibazo nk'icyo begera ubafashe. Yesu dufashe cyane. Izo opportunities zose Imana baguhaye zitandukanye nizo kugira ngo zamamaza ubutumwa bwiza werekana uko abantu b'Imana. Warambutse wenda wagiye mu bihugu by'amahanga ese ubwo buryo ubayeho ni uburyo bwera imbuto basigaye hariya cyangwa ni uburyo bwerekana ko wageze hejuru ndetse ko nabyo ari ukwibeshya ukerekana ko ntabwo ukiri nk'abandi. Ibyo ni imbuto mbi, ni imbuto iba yaboze. Twera imbuto nziza Gertrude sibyo ra twera imbuto nziza ziryoshye. Ibyo cyane niba waragiye iyo muri Canada niba waragiye i Burayi niba waraje hano muri Amerika abakubona hagati ni wa muntu w'Imana aracyarimo Imana. Haleluya. Abakubona bavuga ati aracyarimo Imana. Ibyo cyane rwose Imana ikugeneza ugatunga icyo utunze ibyo utunze ntago ari byo kujya guhita biba message. Amen. ngo ibyo utunze ngo bibe message kuri platform yawe kuri Facebook kuri social media. Naguze agasuti naguze agakanzu naguze mwabonye. My God. Yes. Kandi wamara kwigira gutya reka mbabwire ko tuvugisha ukuri. Wamara kwigira gutya hagati ugahita ubishushanya ukandika ijambo ry'Imana ngo ugashaka ijambo rya Bibiliya ukakubitaho. Ariko ubireba what is the main message? Umuntu abasha kubireba. Umuntu abasha kureba the main message nyayo uri gutanga iyo ariyo. Ugasanga ishobora kuba mu by'ukuri atari rya jambo
ahubwo mu by'ukuri wambonye. Ubwo rero turahugurana kugira ngo dufatikane, sibyo ra? Sibyo? Ni uguhugurana kugira ngo dufatikane, kandi no ibyo duhuguranye gutya tubihuguze n'abandi. Izo ni imbuto, kwera imbuto z'abantu b'Imana. Ndatunze, uratunze, ugize umugisha, ariko niba ugize umugisha eske ni umwanya wo kugira ngo oya, ushobora no kwerekana n'ibyo, ushobora kwerekana imirimo y'Imana n'ibyo, ukavuga imirimo y'Imana, ariko se Imana ikakugisha ubwenge bwo kuyivuga mu buryo buza kugira umusaruro. Ukerekana imirimo y'Imana yawe yakuvanye n'ibyo rwose pe, ukayerekana pe, ukerekana aho wavuye, iyo ngiyo wavuye ukayerekana aho Imana ikugejeje, ukerekana imirimo y'Imana n'ibyo nabyo abantu bazi kubirondora. Ikikwerekana abapagani bazi kubireba bakamenya bati nibyo koko, cyangwa bati ariko bene data bwoko bw'Imana Yesu abamugisha. Dukeneye ba Barinaba, dukeneye ba Pawulo kugira ngo tuze twige gusaranganya no gusharinga imbuto nziza z'abantu b'Imana buzuye umwuka w'Imana. Yesu abamugisha kandi Yesu abagire neza, none niteka ryose Imana izahora ibagire neza, Yesu ahora abagira neza, bisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana imuha umugisha. Ni ukuri aya magambo atuganirije ni amagambo meza, ni amagambo, ni impuguro nziza mu by'ukuri. Salomo yarabyanditse avuga ngo iyi ni indunduro y'ijambo, ngo byose byarumviswe, nta gishya kiriho, nta jambo rishya ririho. Iki ni igihe abantu bamaze kumva Yesu aravugwa, ijambo ry'Imana riravugwa kuri platforms zitandukanye, kuri za Facebook nk'uko yabivuze, kuri za Twitter, kuri za Instagram n'ahandi. Igihe tugezemo rero n'icyo gihe Salomo yavuze ngo byose byarumviswe, iyi niyo ndunduro y'ijambo. Nk'uko byinshi bavuga ngo uwezwa akomeze yere. Imana idufashe. Igihe tugezemo ni igihe umuntu akwiriye kwerekananisha ibikorwa, ibyo yamenye n'ibyo yakiriye, kuruta kubivuga mu magambo. Kuko kuvuga biroroha, umuntu wese arabivuga, ni ibintu bigezweho, ni ibintu bibaye biraharawe, ndetse utabivuga agaragaye nk'utajyanye n'igihe. Imana itugirire neza, ariko icyo Imana ishaka nuko ibyo twakiriye biduhindukira ubuzima. Imana ishimwe, kuko Yesu ni ubuzima. Yesu ntabwo ari teori. Yesu twamenye ni ubuzima bwacu tubamo buri munsi, uko nitwara, uko ngenza. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana tuganirije amagambo meza. Mu by'ukuri uyu mugabo Barinaba aratangaje cyane. Ku murongo wa 24 igice cya 11 mu byakozwe n'intumwa, ngo yari umuntu w'umunyangeso nziza. Yari umuntu abandi barebeyeho, ngo barangije bongererwa Yesu. Kongererwa Yesu, reka ni bongerewe kumenya biruseho Yesu. Nuba ngo bari basanzwe bamuzi, ariko barushijeho kugenda bamusobanukirwa. Imana ishimwe. Ubu ko twese turahangana nta muntu utarumva ijambo ry'Imana rivuga, ariko se ni gute turishyira mu bikorwa kugeza ku ruhe rwego? Imana itugirire neza. Aho kuko ntitwaba turi bambonye, turi kuri za platform, turi kuri za Facebook, turi kuri za Zoom, ari ukugira ngo abantu baturebe. Gusa icyo Imana idushakaho ni uko ijambo ry'Imana riduhindukira ubuzima, ni uko ibyo tuvuga bijyana n'ibyo dukora. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Ndiyifuriza kandi nawe nkwifuriza kugira ngo iri jambo riguhindukire ubuzima, kugira ngo Yesu twakiriye aduhindukire ubuzima mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dusenga Imana kubwira ijambo. Mwami Imana yacu, turagushimye kubwira ijambo ryiza twumvise. Turakwinginze nyakubahwa Imana kugira ngo udushoboze kurishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi, dushobore kuryapurika mu migirire yacu n'imigenzereze yacu. Mana, ijambo ryawe ryarambwiye muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, yuko dukwiriye kuzirikana ibyanditswe byera, dukwiriye kwiga no gusobanukirwa amateka n'amategeko yawe, ari ryo jambo ryawe, tukabizirika ku mitima yacu. Mu izina rya Yesu turakwingize kugira ngo ijambo ryawe ribe muri twe, kandi ribe ijambo riduhindura, ribe ijambo rihindura imigirire yacu, ribe ijambo rihindura imigenzereze yacu, ribe ijambo rihindura ubuzima bwacu.
urakoze Mana nzima, udufashe gukomeza kumva, dukomeze gusobanukirwa kandi dukomeze gushyira mu bikorwa iby'iri jambo ridusabye, ni mu izina rya Yesu, amen. Ndakwifuriza nanjye niyifuriza ngo iri jambo twumvise uyu munsi riduhindukira ubuzima, ribe ijambo riduhindura, ribe ijambo ridukiza, ribe ijambo riduteze, ribe ndetse imwe mu ngamba resolution za 2021, ibi ingamba ufata uyu munsi uvuga uti ndifuza ko ijambo ry'Imana rimpindukira ubuzima, ndifuza ko Yesu numvise uyu munsi wa none ampindukira ubuzima, kuko nawe yaravuze ngo nige mutsima, Imana ishimwe, ngundyaho wese, ngo nige mazi amara inyota ngunywa. Ni ukuvuga ngo Yesu iyo umuntu amwakiriye mu buzima bwe, Yesu ntabwo ari teori bene data, uzamugerageze igihe kimwe, ugerageze umwapurike mu buzima bwawe, uzagenda usobanukirwa ko burya Yesu ari muzima ku muntu wese wamaze kumwakira, ku muntu wese wamaze kumushyira mu buzima bwe, kuko Yesu yiyapurika muri situwasiyo iyo ariyo yose. Yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mumusange ndabaruhura, namwe abakeneye kwiga muze munyigire, ngo ndi umugwaneza ndoroheje mu mutima, n'ibindi byinshi. Imana ishimwe, umuntu wese wumva ufite ikintu akeneye uza kuri Yesu, ufite intimba arayikumara, ufite umubabaro aragukumara, ufite ubukene arabukumara. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, ngo sinari nabona umukiranutsi aretswe ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza. Imana ishimwe. Nta muntu wapuritse Yesu mu buzima bwe nari nabona ugenda ku muhanda afite agaseke cyangwa agakoba avuga ngo nimumfungurire ko ashonje, kuko nabo yagiye asanga ku nzira bafunguza bashonje barwaye, yahavaga ahabahagurukije. Imana yacu ishimwe kandi habe icyubahiro. Ndifuriza umuntu wese, nanjye niyifuriza ko muri uyu mwaka dutangiye wa 2021 Yesu yatubera ubuzima, akaduhagurutsa ku irembo ryitwa ryiza, akaduhagurutsa ku kidendezi cya Betesida, akaduhagurutsa, agahagurutsa ibirema, agakiza abantu, agatanga ibyo kurya. Imana ishimwe. Ariko icy'ingenzi kibanziriza ibindi ni ukubanza kumwakira no kumuhindura ubuzima bwawe. Imana yacu ishimwe kandi habe icyubahiro. Reka rero mbere uko dukomeza twinjira umwanya wo gusengera ibyifuzo, nongere nsabe Kamaya na family baturirimbira indirimbo imwe, hanyuma tugenda twegereza n'umusozo w'amateraniro yacu. Ni karibu bene data no gusenga Imana no kuririmbira, baturirimbire.